namfunguye umuryango nyine agahita awufata agahita awusubiza undi tukiri ku muryango agahita atangira kunsoma akawegama aho ngaho akawegama w'umuryango agahita atangira kunsoma noneho agacishamo ukuboko agahita afata nyine impuze ukuntu uri kubifiringa wow akankurura nase Eva niziye postor utakora hanini ntakora hariyo mbujijwe gukora postere zose wazikora Eva postere zose wazikora njye nakora iyo umugabo wanjye wese iyo umugabo wanjye yifuza iyo yari yo yose Ngoro yanga guhaguruka yanga guhaguruka ewana ndayigerageza wapi yawe guhaguruka sometimes ngewe numva bikenewe gukora sex amatara azimije nkunda kumvisha amaso y'umutima cyangwa amaso y'umubiri kuruta amaso ayangaya every day ndebesha aya maso sibyo sometimes ndashaka kumva ukuntu humeka ndashaka skin by skin nkumve nyine nkumvisha uruhu rwanjye apana amaso yanjye ndashaka kureba ibere ukuntu rimeze urirebe naryo rikureba namwe ariko ntago mwogosha neza hari ujya munsi y'amashami abiri umukobwa arimo arasoma umuhungu noneho ukuboko yagukishijemo hano hasi arimo arayifata yigira gutya and then I was hano ndimo ndabareba amana urumva uwo ni Eva rero ego ahubwo ngiye mbonye n'ikintu gituma umugabo ahora ahangayitse najya ngikora every day Uribuka ko nuza gufata Nyabitanga akamutwara muri comedy byarakubabaje ntabwo yamutwaye ariko se uri kubinyura uruhare ntabwo yamutwayeyo yaramubaze yarongoye Nyabitanga okay Eva you have to think before kutubesha hari n'ibindi bintu tukuziho byakubabaje umva nkubwire ukuri kw'Imana Yungo burire gutose nyine ko ari byiza se cyangwa ari bibi you like it or you don't is it good is it bad like first of all uvuge muri rusange na in person so ntabwo ndi buvuge kuri personal style okay muri rusange kandi icyo bizi njye numva abantu bavuga ngo ni byiza gusa abanyamahanga nibo njya numva bamwe muri bo batabizi hari n'abatarabibona kankubaza uko kuntu uri isanzure I'm just gonna go a lot of it n'intuzi ukuntu uri isanzure gutya urabona wari gushobora umugabo why not like ari byaramutse kubaho umugabo utajya kuri social media gutya wowe ushobora no kuza kuri social media ukivugira ibyo ushaka umugabo we ntabaho no nagaruka najyaga kuvuga mbere bitangiye ejo bundi wihebye depression ibi byatangiye ryari oya nuko nyine bikunda kuba mbere ntago najyaga mbona umwanya wo gukora nyine izi live najyaga nkipostingira nkigende kandi Eva nakubwiye turi muri depression ukanga byashoboka ko ushobora kuri muri depression maybe not maybe uyu niwe nari ndimo ahubwo nashakaga gufitinga aho bidashoboka okay ubundi mu buzima bwawe busanzwe ujya umera gutya biterwa n'umuntu turi kuganira mu buzima busanzwe nanone biterwa n'umuntu ushobora biterwa na vibe ihari ujya unaceceka yego ko bikabije cyane nanjye uko nguko ariko niko nimereye Eva uzi uko abantu baca umugani mu cyongereza
baravuga ngo birds of same feathers flock together. ese umuntu agize depression bitwaye iki? kubera icyo abanyarwanda baba bashaka kumvisha ko kuba ufite depression ari ikibazo, ari igisebo. Umuntu agize depression bitwaye Ntabwo ari igisebo depression, but ntabwo uri mu mubiri wawe. no, kugira agahinda gakabije ni ikintu. Ntabwo depression ugomba kuyiterwa n'umugabo cyangwa n'undi muntu. N'ubuzima urimo bwagutera depression. So urumva depression yawe ni iyi? Ni iyo kubura amafaranga. Nta mafaranga ufite? Oh yeah. How come? Don't you? It is in your TikTok, United States right now. Are you getting paid per views? Money views? Yeah. Views are zira. Yeah, some of them. Yeah. Ariko ntabwo ari amafaranga menshi. Ntabwo ari menshi kandi ntabwo ari make. So you can ukoze byinshi rero yavamo menshi. Yeah. Nice. I think I should bring my TikTok over there. I should bring it there. Reka manze kugira umugore, neza kugira umugore rero nzahita nibiza naho ngaho. Ni gutya. Nta kibazo, oya njye naguhereza staff zanjye ukazikoresha ibyangombwa ari umari. Staff zawe numvisha ibindi. Ibyangombwa. Yeah. Domba ikintu maze gukubanaho kimwe. Ntabwo uzi gutereta. Oya ntabwo nzi gutereta, rega n'ubundi rega ntabwo gutereta umuntu wakunze. Nta nubwo abagabo beza bamenya gutereta. Uzi ko wavuga ko ndakwanze. Kuko mwamuzi ko hari favor nyine ubwiza bwanyu bubagomba. Ushobora gutuma ntangira kumva ko ndi mwiza. Yeah. Utabyumva waba ufite ikibazo. Ntazi ko ndi mwiza nawe mfite ikibazo. Ariko nawe nakubwiye nabikubwiye. Ntabwo wamubwiye ntagereje kubyumva. Niko kuri oya nayo mubwiye. Ndumva ndetse nawe mubyandi atari aha ngaha namubwiye ibintu agukundaho n'ibintu bimukurura kuri wowe warabivuga niwe tugezeho. Ibyo nkunda kuri Eva ibintu bitanu ubona kuri mukavuga we nitike y'indege nayishyura. Eva we yarasanzwe ananze yari yaranadecide n'uwo yarasanzwe abizi. Urumva njyewe Eva ngiye namumenyeje ariko already namukozeho research nini cyane the whole night nibyo narayemo. Okay. So n'umubiri cyangwa muri rusange God urabaza iki ku mubiri cyangwa muri rusange byose? Muri rusange please. Muri rusange icyambere na mbere. You are a good mother. Oh, thank you. Urumva ikindi njyewe ntabwo nza kuvuga iminwa n'iki, you completely have like a very perfect face, like you're very beautiful. Urumva byose. Thank you. I can wait. Imiterere, like I see uteye neza, but like I don't know uko uteye live. Like nagiye kuri page yawe uteye neza. I don't know uko uteye live right now. Wanze no kubinyereka yesterday. Nategereje ifoto buri. Urumva, but you are smart. Urumva, so what else would I want if I have a smart woman, a beautiful woman that can be a good mother? Just Godi, sinarangije question yanjye. Did you say 5? Say 5. Ngeva ngo mpa namba ya bundi wicecekera. Kandi ikindi kintu, I followed you where? Mubona hari akavideo nabonye nagakuye he mana we. Hari akavideo nabonye haje umwarabu uri muri Afghanistan. Ari mararira.
like uba confused like uba confused ukavuga ngo abantu bose like your body language would like I can read small things and I can tell like I can interpret details just with the face nyine uba washizeho n'ukuntu ubuze ukuntu ngira like you must have a good heart ushobora kuba uri umuntu ugira umutima mwiza. Yeah, thank you. Kandi ikindi if you're like mu cyongereza bakita outspoken. If you're outspoken nyine uzi kuvuga ikintu you know how like uzi interpreting ikintu utekereza. Uzi kukivuga uzi kugicisha mu kanwa you outspoken, you know what I mean? That is also very good. Nabyo ni ibintu byiza cyane ni bonus. Thank you. So I think I have 5 ntabwo byarangiye. Byanarenze. 5 byanarenze. Thank you so much. God wa munyamasisi. Urumva ariko ngewe urumva ko nihisha cyane biragoye kugira ngo umuntu amenye mu ibintu byinshi. No, nago wihisha. First of all, suko umuntu atabasha kukumenya ahubwo si uho ngo ushaka kumenya ninde ashaka kumenya iki. Hari hano hanze n'abantu batadeservinga kuba bakumenya. You said that yesterday. Yeah. I said Clark it. Yeah, there's a lot. Actually, yes. There are abantu batadeservinga kumenya for sure. Benshi ariko. Benshi cyane. Igiye kuri ngo ndumva rakubesha ngo kona nk'insekuru nigiye kuri hoteli. Muri hoteli. Hari ibise ntabidanje byo nta. Bose hari icyo bitwaye. Urumva rero Eve. Eva ngiye kwiyandikisha. Kuri kwiyandikisha se ku mugaragaro. Kuri kwiyandikisha ku mugaragaro. Man, you don't know how I looked for you yesterday nijoro. Naraye naturubuye. No way. Nagarutse live ndavuga dumba nataza ndagenda. Muraho 10 minutes. Utaraza bitangire. Akandi naje live nanye. Abantu muri comment ngo dumba bujya muzi ko buzuye. Nduzuye man, nduzuye. Sometimes muvuga ikinyarwanda twize nimugoroba. Harimo navuga ikinyarwanda mwabintu. Ubwo rero dumba amafaranga y'icuzi yose yakubokeye kwa Eva. Eva yajyanye ndareba. You're worth the money. You're worth a man to take care of you. You're worth it. Hari abantuza hari umukobwa niyo yaba ari umukobwa ushobora kugira umugore ukumva urimo urashaka no gusevinga amafaranga yawe. You know what I mean? Ushobora kugira umugore ariko kubera uwo mugore bijyanye n'ukuntu umeze nawe ukuntu ameze ukaba ubibona neza uvuga ati nta cyizere mfite. Urabona nk'ukuntu bajya bavuga ati urashaka ko tuvanga imitungo cyangwa tuyivangura. Umugabo akavuga ati ngenda ndashaka imitungo ngo gume iwanjye. Hari ubwo ushobora gusanga twaradetinze ngenda narakudetinze for 5 years ariko muri izo 5 years nkaba ngukunda yego ariko nkaba nzi ko hari ibintu ntakwizeyemo. Ntabwo ati n'umugore nubwo mukunda ntabwo azumvikana n'ababyeyi banjye. Uwo mugore nubwo mukunda musigiye business izapfa. Uwo mugore nawe agukunda se? Agukunda. Abugiye kuvuga none se ntabwo ubona none se nkuko umuntu ashobora kuvuga ngo dumbura umunyabwenge. Narangiza nkagenda ntabwo kuri ba bakobwa nakubwiye nkunda bibikara. Nkagenda ari byo binjyanye. None narangiza kugwayo ugasanga uwo mukobwa yego namukunze ndamushaka namuteye n'inda turabanye. Dukoze ubukwe.
noneho nkaba ndi umuntu ufite business yanjye iyo business nkavuga ati ninyandikisha kuri uno mugore narangiza kumenya mu myaka 2 cyangwa muri none iyi business azayihombye mu gihe nahari cyangwa nari cyangwa niki urumva cyangwa se uno mugore hari nubwo ushobora kubona umurugo agati iki kigore cyane ndabizi ngiye nkanuza ari nk'abantu kuntu bavuga muri nko ku kazi iyo ngiyo mwaragiye iyo ngiyo ukorera from a distance ukavuga ati no umugore wanjye uko muzi ni hahandi mfunga umutima nkahita mvuga ati ewana no kumusambanya bamusambanya ariko nta kundi ngomba gukora icyo gisubizo ndakigarukaho nyuma nkubwire ngo ni communication ibitarabayeho first of all kubera icyo ujya gusigira nyine business umugore ubizi neza ko atayishobora ese urabizi neza ko atayishobora cyangwa uramutekerereje ntabwo erega hari ibintu mba nzi neza okay nkanjye I don't know about you ariko nkanjye hari na test nshobora guha umuntu right now tuvugana mu magambo nkakubaza nk'ibintu bibiri nkumva ko utabishoboye urabona ibyo mubwiye nkakubwira ati ukajya kumva umuntu ukamuha na question y'umubare ukavuga ati uno mubare n'uyu bivamo iki ntabyo yamenye urumva umugore akunda amatiku umugore atongana n'abantu umugore wawe aba customers abafata nabi umaze kumubona abashyitsi abagize gutyo ububizi neza ukavuga ati no mugore azajya agenda kwa bakakatuvuga mfite restaurant abakiriya zabakira nabi ntabwo afite ubwenge n'ubwo kwigirisha so ibi bibaho akaba ari umugore wawe niba rero uwo mugore wawe umeze uko niba abwira n'aba bakiriya ntago ari ugomba kuba kuri wa mwanya wakira abakiriya maybe uwo mugore agomba kuba hahanda control business ariko atari imbere y'abakiriya hari igihe akenshi twica ibintu ahubwo atari uko dushaka kubyica ahubwo mwadushize mu mwanya tudakwiye kubamo nase gukontrola business byose ni kimwe wananiwe abakiriya nta nanirwa byinze ntago wananiwe abakiriya amafaranga munanira ari mu bitabo ntari buhurire n'umukiriya example wamenya gute gusavinga ibiryo umugabo wawe katuvuga ufite umukozi utamenya umukozi uko abiteka wowe ukaza ukabikura ku meza ukabiha umugabo wawe ku meza none se dumba customer care irigwa mu ishuri yesona nayo bashobora kuyiga ndetse ni gute niba wararongoye umuntu umugore wize agronomy uri kumujyana muri customer care ngo bigende biti erega hari n'ibyo dukora tutize kandi kubera ko tugomba kubikora cyangwa nje ndi mu rukundo nawe nta kintu kibaho cyatuma dukundana dukominikana ntago nje nawe twananira ariko yeva nari ndimo nakubwira ati wowe ukuntu umeze uri umuntu nkasiga nizeye nkavuga ati biraza gutungana ahubwo ikibazo ngewe ushaka kunsiga ugasanga nakoreye amafaranga uta expectinga bikadutandukana wakoreye menshi cyane mu buryo bwanjye ariko urumva ukuntu kivomye nje niba usigiye business icyo si ngombwa uko nyiraninga ngo nguhe raporo ahubwo amafaranga yaraje that's the point akwiye gukontrola twice nanjye wansobanurira amafaranga aho wayakuye none se ni gute urumva ko nayo mafaranga yabatandukanya ayo mafaranga wansobanurira ahantu wayakuye bro so nagize abakiriya benshi dase abo bakiriya uramwe ibyo wacuruje kandi nacuruje ibyo nge nawe twaranguye hari ikindi bizana amafaranga y'umurengera wongeye ibiciro byihanwa n'amategeko nahawe tipu nyinshi kubera ibiciro byashyizweho na leta wowe wabigenje gute kugira ngo byikube so nakiriye abantu neza bampereza tipu dase reka ceceke eva ntiyoroshye nakiriye abantu bampereza tipu ku bwa serivisi natanze ati nshobora kuza business nayigusigiye nkasanga amafaranga yabaye menshi ahubwo ukajya ushaka kwirirwa ugenda ngo mpasigare gasanga icyuzi cyarungutse
Abagore icyuzi cyarabaye amafaranga y'icyuzi bro akaba double. ariko nukuri hari n'abagabo baba bakene kubera guheza abagore babo inyuma. Gasanga iyo business ukora si we wari ukwiye kuyihagararamo, wa muntu uri mu rugo ni wari ukwiye guhagarara aho ngaho. baca umugani mu cyongereza ngo behind every successful man there is a woman. Can you imagine ufite liquor store urimo urayikora muri umugabo? Harimo abagabo benshi badatekereza. Eva waraka kumanaginga. Harimo abagabo benshi njye nsanga muri liquor store ngo bari mariye. What? Ari Maria ari muri liquor store arimo aracuruza. Iyo umugore ngo ari mu rugo ngo ari mu bana. Napfuma nsigara mu bana umugore. Ahubwo we wasigara mu bana. Umugore akagenda. Ibyo bintu uvuga nibyo ariko ufite like abakamuvanga muri cocktail. Haba harimo uburere. Reka ariko waretse. Abarire umugabo adashobora erega ningo Dumba ntago uburere bureba ngiye mugore. Nawe mugore nawe mugabo burakurera kuko twese twabyaranye abo bana. Icyo ndimo ndavuga ni kwa kundi umugore sibyo ubu ushobora kuvuga ati no njyewe sinshobora kurera abana biterwa na kiritire z'abantu. Hari nka kiritire ntiwabwira nk'umusomali sibyo nta musomali wabwira ngo genda urera abana umugore agende akora akazi niyo kaba ari akazi k'abagore. Umusomali aravuga ati ndaza kubiteka umugore agume mu bana uri ntuze na hahandi mu ba godfather mu banya nuza nabo barabikora. Reka nguhe urugero abagabo b'abanyarwanda je nibo nkunda gutanga urugero I'm so sorry simba nshaka kuvuga ku bantu nyine ntazi ntabayemo. Abagabo b'abanyarwanda mugira ukuntu mufuha mutarahereza n'abagore opportunity. Ukaba ufite liquor store umugabo akumva ko bazajya bagusambanya mbere yuko unayihagararamo. We nk'ubu hano hari umuntu wanditse comment ngo umugore baje bamurenza kuri liqueur. Nyine mutujudginga mbere yuko munaduhereza amahirwe ngo tubereke ko hari icyo dushoboye. Ariko nkubwije ukuri nuko mfite side nuko ngira side yo guthinkinga critically gutekereza kuri. Ariko ari ibintu bingwiririye ikintu kinza mu mutwe mbere nuko byanga. Ni ikinza mu mutwe mbere nuko byanga kereka nyine wa mugane kwa kuni nyine abantu bagira communication mukabanza mukabiganiraho tukumva nyine n'iryo gambana n'igambana nyabaki. Okay ariko hari ukuntu nawe ugira umugore nawe atazi no gusobanura agahita ashwana ukajya kubona ameze nkaho bishaka cyane ariko umugore ashobora kukubwira ati ariko se mugabo wanjye banze wumve ahangaha ko njyewe mpari nzi ko mufite na custom service nzo no kuvugana n'abantu n'iki waretse ko bimbereye cyane kurusha wowe. Wowe kazajya wikishaho sometimes n'inshuti zawe n'iki ariko mu yindi wowe aho kugira ngo njye ngumane n'abana ushobora kubagira ugende ugumane nabo ku muntu uzi ubwenge ahita byumva ko bitakate hayo what umugore wanjye ibyo vuga nibyo. Kereka iyo watangiye kuzamo nk'ingeso mbi ukajya kubona umugore wawe atindayo erega niko biba bimwe. Ese ninze yo ndi kumwe n'umukiri uri kunywa Hennessy ikibazo kirihe? Na kamwe nyabarongo none si Hennessy agiye kumwesha umugore wanjye aramuraje. Okay wumve ndiko urugero Hennessy gura 250 ndaza mu rugo nkora iki? First of all mu rugo hari iki kiri emergency. Okay tindayo but not every day. No every day niba hari amafaranga ndatindayo nkubwiza kuri kuba successful bigira ibitambo ibyo ni bimwe mu bitambo tuzatamba nge nawe ntago tuzaba mu rugo ruri paradise. Okay tindayo ariko ayo mafaranga aboneke ko watindiye yo. Yes nicyo ndi kuvuga kandi ikindi niba wumva utari comfortable niba nge ndi kumwe n'umukiriya niyo ya communication ushobora kuvuga ati hano hari umukiriya ukunda kunywa Hennessy ariko akunda dutindane. Oya ayo mafaranga Dumba rero twumvikana urukumva ntabwo yanga yabakira amafaranga bro.
ariko mwabana kubera iki atari amafaranga yo kugura umwanya w'umugore wanjye akarara ijoro nagenda ntago ari umwanya wo kumugura umugore wawe uri mu kazi Godfather ibyo bintu nkanjye dumva ku buryo inzogi muryohera kuko ari kukureba iruhande rwawe iruhande rwe none se we kikuryohera uri kunywera mu kandi kabari karimo abakobwa ndi kureba umugore w'undi mugabo yego wowe wabyumva ute okay katwemere tuve mu by'amafaranga n'ibyishimo yabikenewe umugabo wawe yakubwira ati sheri ndyoherwa kunywa Anisie ndi kureba umugore wa Dumba urabyakira ute we Eva no ntago ari uko bigenda mw'abantu ukamubwira ati sheri nta kibazo utegereze ujye mu kabari ari uko umugore wa Dumba hari icyo ndi kuvuga ntago abagore bose turi hano dushishikajwe no gucitinga ngiye unkunda unyubaha nta kintu kibaho ubundi gucitinga ni kimwe umbwira ariko ubu icyo kintu byivaneho we nk'umuntu ugushaka amafaranga ishyire ku mugabo wawe Dumba urumva urabizi ko okay of course ushimishwa no ku mugabo wawe yishimye niyo mpamvu namureka akagenda akajya kwenjoyinga ngahibaza umugabo wawe muraganiriye muri open arakubwira ati njyewe Anisie ndyoheye ndi kureba umugore wa Godfather so niyo mpamvu njya kunywera uretse gato niyo mpamvu njya kunywera muri kariya kabari reba tuganire noneho Dumba umugabo wawe akaba aryoherwa na Anisie kuko ari kuyinywa ayiserivizwa n'umugore wa Godfather kandi agomba kuyinywera muri aho ahari wowe wabyakira ute Uribuka ko nuza gufata Nyabitanga akamutwara muri komedi byarakubabaje ntabwo yamutwaye ariko se uri kubinyura uruhare ntabwo yamutwayeyo yaramubaze yarongoye Nyabitanga okay tureke ibyo reka dusubize ibyo mugore Eva you have to think before kutubesha hari n'ibindi bintu tukuziho byakubabaje umva nkubwire ukuri kw'Imana njye nawe ibyo avuga arabiminenga kuko n'uyu munsi urukunyumva ntabwo Nyabitanga azi niba Eva yaramurakariye cyangwa ataramurakariye ameze nk'amaneko Eva Nyabitanga bimenya Nyabitanga kugeza amasaha yabonye Eva ashinyika ama emoji hano ntabwo kugeza amasaha n'inshuti za hafi za Eva ku makuru nakuruye nta numwe uzi uburyo niyo mubajije ngo Nyabitanga bita makuru ye ngo she is my friend Nyabitanga ameze nka Boko Haram ubu ngubu abona oya niba ari punishment ya mbere nega tuvuga about customer staff reka nkubwire ikintu kimwe uretse gato ntari kasito nta genzi n'ikoti ry'umugabo yari yambaye mu bagabo Nyabitanga akunda ku isi uzi neza ko akunda yifuza ba crush be ndimo kandi njyewe uramfite miya amonyo nta hantu homba niba numvishe neza uragira ngo akore revenge ibyo mvuze ibyo ngibyo wemenya ko Nyabitanga mu bagabo akunda yifuza none witeguye kubaza Nyabitanga Dumba ni kibabare cya Nyabitanga cyabaje yewe dukore revenge njyewe ikintu cya mbere nta kintu umugabo wanjye afunguye rikasitowa twabanza tukavugana akamenya ingaruka zibamo tukabasha kumenya uko tuzazihandoringa kandi ikintu bisaba kuganira everyday uko akazi kagenze communication so njye rero ntabwo nkunda umugabo first of all red flag ya mbere ntabwo nkunda umugabo ugira trust issue uhora mu tuntu akantekereza ikintu nshobora gukora ntaranagitekereza ndi umuntu ugira umutima sinzi ukuntu nteye iyo umbwiye ngo reka iki kintu niba wambwira ngo ikora kuri uyu muriro uragutwika mpita nshaka kuwukoraho ariko as long as ushobora gushyira mu gaciro ukabara ukavuga nanjye nka mama w'abana yes ndaza gucreating umwanya n'abana bana yes kindi ndi hariya gupresenta urugo rwanjye sometime yes ndaza gucreating umwanya n'abana ndaza gucreating umwanya n'umugabo wanjye
hari igihe nawe ushobora kubibona ukavuga ati icupa rya Hennessy urumva ubu ngubu ngiye ayo mafaranga twari tuyakeneye birimo birajya niyo mpamvu habaho amasaha yo gukora n'amasaha yo gukora iki yo gufunga akazi kugira ngo abantu babalansinge ubuzima. Kimwe nuko umugabo yajya avuga ati ni byiza ko wakora nyuma ya saa sita dufite abakiriya nzajya nza utahe. Mwabyumvikanaho ariko hari ibintu ubona ukabona bijemo guhimana. Yes. Nawe ukabyibonera ukavuga ati ibintu bitangiye kuzamo guhimana bibaye akanuza. Kandi ikindi kintu umugore ugiye mu kabari aba ari exposed ku maso aba ari exposed ku maso y'abagabo benshi. So bitwaye iki se? It's too much temptations that you're more likely imwe ishobora kuguhitana. Ahubwo ngiye byo ndabikunda kuko bituma umugabo wanjye anyitaho agaragara ahora ari active, ahora nkorera utumanye. Urumva ko bifasha wowe? Of course ndi umugore ahubwo ngiye mbonye n'ikintu gituma umugabo ahora ahangayitse ko ashobora kunduzinga najya ngikora every day. Dumba bitera umugore akanyamuneza kubona ko umugabo amushaka kurushaho, But why? Okay, I understand that. Ndabyumva. Ariko kandi umugabo adakeneye ako kabari yabikora. Yeah, ariko sometime mukeneye ko baba challenging. Njyewe ushobora no kugufuhira twicaye nkakureba ureba cyane televiziyo nkavuga ati no shiri nyegera I want you. Hari uburyo nemera umugabo ufuha. Nkunda umugabo ufuha ariko mu buryo bwiza. Ntago nkunda wa mugabo ufuha ngarwane cyangwa atongane. Ukunda umugabo ufuha gute? Just niba ubona hari ikijama kiri kunyapproachinga, just come kiss me. Just kiss me. Then we tugenda. Eva ntago we Bugesera agenda gambi. Buriya ikintu uvuze she's mine. Icyo wakora cyose she's mine. Ubutanze ubutumye abagabo bose baba speechless. Kuruta wa wundi ujya hariya gatongana uyu mugore n'uwanjye bra bra bra. No. But ever remember that sometimes katuvuge okay njyewe I'm a crazy person, yes. Njyewe I'm crazy. But ushobora kuba uri married to a guy that ari shy. Cyangwa ni imyaka hari ibintu imyaka itakwemerera gukora nabi. No. Nagushobora kuba uri muri za 45 50 ngo ugenda kwemeza ngo abantu mu kabari ugagenda ugafata umugore wawe ngo urimo musomera mu kabari people will be like damn what the fuck. Okay, niba utansoma ngenza gusoma. Simple as that. Yeah, that's right. Ariko iyo scenario watanze hari ukuntu yasa nabi bijyanye ari ibintu byose birashoboka ariko nanone hari ubwo bidashoboka. Okay. Utansoma please grab my booty. Every kigenzi cyane nawe uri kigenzi cyane. Uri kigenzi sana. We are talking hano turiho abantu bafite imyaka hano hariho n'abantu b'imyaka 40 badukurikiye. Ibyo bishobora gukorwa n'abantu bafite ntuzamani bari mu rugero runaka. Not everybody can do it. Bro, kuba sex ntago bigira imyaka. You want me to smack it? Murancha ngahita smackinga. Wow, I love that. Ibi boro byabaye ibirani. Nyine wowe erekana ko uhari no matter what. Ntago utejwe ikibazo n'utwo dusore turi ku ruhande, just aka action kamwe wigende. That I get it, but ntago byashoborwa n'umuntu na buri muntu wese. Ya ntago ari buri muntu wese ariko ubishoboye hari uburyo bwinshi utagenda uvuga bra bra bra. Bamwe hano ho basohora n'imbunda bagashaka kurasana. Bafuye. Hari uburyo wakwerekana ko bro yari headquarter udaciye mu bintu Jesus. Ibaze ngewe umugore yakwa approach inzowe Dumba.
I can't even grab your balls. I don't give. Ngongo ki? Wowe uri abakobwa bagiving a head mu kabari. Oh yeah, no, not like that. None se what's it? Niki usigaranye? Bro. Usigaranye iki? Ntago nafata icupa ryanjye ngo ngende ngo nkubite umugore ngo nkubite umukobwa. What would you do again? Oh wow. God damn. Ufite inshuti zanjye sibyo? I think I told this story. Twari hano ku Tower. Noneho like hari muri Iveri was very cold. Hakonje cyane. Mita tute twinjira ahantu and then twari batatu akameza ka gatabure kari abantu batatu and then nje nicaye hano and then bari bicaye begeranye ariko bo bari yari couple yari couple. Noneho amasaha yo kugenda aragera ageze urabona ko akunda akabari kaba kari ku muhanda ariko like hariho ikirahure like ubona ibintu birimo indani byose ubibona birimo indani ariko akabari karakinze saa 9 abantu bashize mu mujyi utawa hagati mari mu mujyi hagati you know amatara araka noneho ngewe ndavuga ati reka ngende ahantu twaparitse imodoka nyiza ni hano mwebwe muze mwinjire gusa would think nkavuga like aba bantu babone n'umwanya twanyweye twasinze twaryohewe uno babone n'umwanya wo kuba bari kumwe bombi ndabiza abantu basinze baba bashaka no gusomana you know at the time ariko nyine ubikura mu kinyabupfura Yeah. abaniga singiye ndagarutse akabari karakinze abantu basigaye bagakinze abantu bafungura barafungura bagasohoka iyo ufunze ntabwo kongera nta winjira no gusohoka gusa nta winjira no gusohoka gusa so ndimo ndakonje ushaka kwinjira nshaka kwinjira kugira nibo bashobora kuza kumfungurira noneho mani kuri mu kiyo cyanuza umukobwa arimo arasoma kuri ka kameza bari bicaye bagiye arimo arasoma umuhungu noneho ukuboko yagukishijemo hano hasi arimo arayifata yigira gutya and then I was hano ndimo ndabareba mani ntabwo naba ngikonje ngahita nkomanga bagahita bandeba gutya I will love it. and then I'm like nigga I'm freezing mufungure erega bashyize aho ngaho nk'iminota 15 freezing batararangiza. Wow. Urumva uwo ni Eva rero. So Dumba wakundana n'umukobwa ukamukisinga like mu bantu? Yeah, definitely. Ibyo ni ibintu bya ibyo nabikora cyane. Njyewe Dumba rega I'm crazy. Rega njyewe I'm crazy ntabwo like nubwo nyine I have another lifestyle nyine I live that is not from social media, but I am also umuntu wo kuri social media also comes from me. I was before ntaratangira social media like nabaga mvanze ubuzima. Naravanze ubuzima. Ndi Dumba utuje w'umusazi ariko nyine gukora ibindi bintu nshaka no kwigaragaza mu bantu naguma nshaka ako kantu ka attention kaba kari ku muntu. Ako kantu ka attention kaba kari kuri muntu rega ndi Dumba umusariga abantu umuntu wese wo mu public figure ako kantu kaba kari kuri mo. The differences batinya kubyemera batinya kwemera ko afite ikintu cyo gushaka niba babyita ubwibone mu kinyarwanda cyo gushaka kugaragara mu bantu. Yeah. Umuntu wese ubona afite imibare myinshi akagaruka kongera akagaragara cyangwa abo baririmbi bose ako kantu umuntu iyo effect umuntu aba yifite cyane. So sasa rero njyewe ndangije kubona ndangije gutwika nkamenyera koza imbitinzemo naje kumenyera kuvangura ubuzima bya bindi byari mu buzima bwanjye byo gushaka kugaragara mbisiga kuri social media ubuzima bwanjye ndabutandukanye. Yeah, that's good. Today said nzirutse mu gitondo nk'ubu ngubu
ntakiri ku mbuga like ibintu bya social media nyine bigumayo mu buzima sinongera kubigarura mu buzima bwanjye. So rero ariko still there is nk'ibintu I can borrow from my craziness nk'icyo. I can borrow kissing my wife in front of people. I can borrow it from from Dumba wo kuri social media. I can borrow navuga ati Dumba banza ugaruke hano genda usoma umugore wawe nkaza nkakurya iminwa abantu barimo barakureba. First of all abantu benshi baraza kuvuga ngo anyway ibyo Dumba yabikora n'ubundi ngo nyine bahita nifashisha social media. Ariko ubundi like nta kabikoze tu. So nibyo ni ibintu byoroshye, which is even very good ukuntu nyine umuntu aba yarapanze ubuzima bwe muri ubwo buryo tu. Wowe ndumva ariko nibyo bintu ubushaka cyane. Nje ntabwo nkunda urukundo nyine like ruraho ngaho rudafitemo like spicy love rudafitemo ubuzima. nyine nkunda bya bintu bihora ari bishashya birankorera cyane. How about you? Ngira ngo niko umuntu wese abikunda. Of course nkunda ibintu biri spine mvundi ibintu byakavuye nkunda akavuye ndagakunda. Nkunda akavuye cyane katarimo disrespectful ariko nkunda akavuye. Nenoza like nk'abantu nkunda kenshi like nk'impamvu like yesterday I saw you nkabona nyine like uranshimishije ibintu ntarinzi kubera nabonaga nyine uri umuntu nyine ufite akavuyo muri makavuyo ubuzima bwawe burimo akavuyo ntabwo you're not boring. Ikintu kiraho kiri boring kiba kiguma gicecetse n'iki ariko ubwo kuri boring nari mfite girlfriend nari mfite my friend afite ari boring and like atavuga guma cecetse. Shabura abantu batavuga babishyura urukundo mana yanjye. Uyu we rero ntabwo yabisha ntabwo ajyaga rubisha. Bamwe muri bo umukobwa yaguma gacecetse akaba ashobora nko kuza avuye nk'iwabo akansanga mu gitondo nko mu rugo kandi ari umusilamu akansanga mu gitondo nko mu rugo narangiza nkagenda agakomanga nkagenda kumufungurira nagera kumufungurira agafungura umuryango kwa kundi nyine ukuntu abasilamu baba bitandiye urabibona namfungurira umuryango nyine agahita awufata agahita awusubiza ngito kiri ku muryango agahita atangira kumusoma akawegama aho ngaho akawegama w'umuryango agahita atangira kumusoma noneho agakishamo ukuboko agahita afata nyine impuze ukuntu uri kubifiringa wow. akankurura gutya nkuko waba ufite umugozi akantwara muri salo nyine muri salo kubera harimo space nini akantwara muri salo acyambaye bya biboro yitanye agahita nyine ipantaro y'idropinga byataye agatangira kuma head. Okay. Acyambaye za boro noneho reba nk'umumanseri arimo aratanga head. Ukuntu asa naho ari perfect ariko ibintu ari gukora biratandukanye. Ari perfect ariko arimo nyine arimo arakora ibintu nyine by'uburaya nyine ku bundi rwego tu. Ubwo rero ntabwo turavugana. You haven't even said hi, you haven't even said anything. Harimo harabama yo man. Nose hari hi iruti yo ngiyo. Harimo amaxiyo menshi. Which is good. You know, so like ubwo rero nyine murangiza ubwo nyine muva aho ngaho nyine iyo arangije head ubwo ngubwo ahita gufata nyine nanone akongera akagukura kwa kuri n'ihemi akagutwara mu gitanda akakudropinga and then nawe wagatangira kukuraho kamwe kuri kamwe avuga hi how are you umunsi wawe wagenze gute I missed you blah blah blah. No ubwo yarangiza akabanza akankubitiye turu nyine akansiga ndyamye nongera kubyuka nyuma y'amasaha 2 hari icyayi ku meza avuye mu rugo
ntuvuka mu nyuma y'amasaha abiri hari icyayi ku meza, hari ibiryo, hari ibintu, hari imiporezo. Yahinduye n'imyenda. Yahinduye n'imyenda ari mu kaye. Yahinduye mu myenda ari muri mu kakabutura tu. Yinjiye ari umusiramu. Ariko hura nawe uri nko mu nshuti zawe aba yicaye hariya nta kintu avuga. Yitandiye nta kintu avuga, aba yicaye hariya nta kintu avuga, n'amaso ye ntabwo yabona ko ari like arimo aravuga, aba atuje tu. Urumva rero haba harimo abantu bamwe baba bameze gutyo na gutyo tu. Yeah, nabyo ni sawa. Still kubera ndi umuntu ariko like I adapted nyine guceceka, ndi umuntu usigaye yiceceka cyane, but kera nyine I was kind of talkative too, naravuga ukuntu. Yeah. So nabyo ndabikunda, sinkunda kuba ndimo ndavuga n'umukobwa avuga. Like I want one of us kuba like too much, umwe atavuga cyane. So njye ndi mu rukundo mba nshaka kuvuga nkureba. Yeah, definitely. Kuba umuntu iyo utamureba byinshi uramubesha cyangwa akakubesha. Ariko mprefera nkwicayeho just kavuga isura yanjye ni yanjye. Ibyo kwicanaho kandi. Yeah, birafasha. Kwicaraho it's alright. Kwicaraho nta bidanje. Kwicaraho sari bidanje. Ya birafasha mu nzu ya mwenyine nawe kumukazana. Ariko urukundo ruraryoha. Yeah, urukundo ruraryoha. Erega the thing is like abantu urukundo barushiramo umuco. Yeah, baruzanamo n'ibintu bya like byo kugura no kugurisha, bagafate bagashyiramo imico myinshi, wagafata nguko se yaterese nyina akaba ari uko ashaka kubaho. Urukundo baruzanamo ibiboro byinshi, kandi noneho hanze hari ibindi biboro abantu barimo barabona bashaka kwiyapurikaho kubera isi n'iterambere. Harimo iterambere ririmo riraba ku isi. Kandi ikindi hari ikintu ngiye nshinze abagore ku rundi ruhande. Abagore bamwe muri twe ntabwo dukunda like kugerageza new things. Umugabo akajya hariya akirebera turatu video. Aho kugira ngo agende abikorere n'umugore. Yaza akabikubwira ati mu izina rya Yesu suka n'agatebo wosinye. Ejo azataha yabikoze. Nase Eva niziye postor utakora. Hanini ntakora. Hari iyo mbujijwe gukora. Postere zose wazikora. I guess. God. Ndakubujije. Eva postere zose wazikora. Njye nakora iyo umugabo wanjye wese umugabo wanjye yifuza iyo yari yo yose. Ariko muramuzi. Yeah. He's my crush. Ariko babaye iki? Soma comment, ndabizi muri comment abantu bagiye gutangira kukubwira ibi. Ntabwo nyanzi. Soma comment uraza kumenya ukuntu biba byagenze. Ibyo nshobora kuba ndimo ndatekereza. Eva ko numva ndi kugukunda bya phone. Niba ari posteri, wewe wibaza ko ari posteri. Ogerega mutera akandi ga story, right? Fitaga kuba nigeze kuba twari muri situationship ariko kinshinze byatari. None akakuga mani kajya kanyikira boro nyine byatari. Gakoga na kari crazy. Hari ukuntu njya ntema ibiti, nagiye gutema ibiti, ukuntu natandukanye nako ndaza gukomeza. Najya gutema nako kari crazy, najya gutema ibiti. Nagiye gutema mvuyeyo kagaba kashaka nyine every time kashaka ibintu nawe kashobora kuba ukata kuri ibintu. Noneho iyo nagenda gutema ibiti kahita kagenda mu bandi bagabo. Ariko nyine twarabeshanya ko dukundana. Nese utema ibiti cyumweru cyose, iminsi yose.
ahubwo ndagenda nkabayo. Oh. Okay. Noneho ndagaruka nsanga kankatiye. Ndagahamagara karaza. Noneho ariko kuri telefone karambwiye ati do ibintu byanjye nawe byarangiye ngira ngo karambeshe. Nambwira ati byarangiye njyewe ntago ukoze iki n'iki waje wano ko buri sheri wanje ubizi n'iki. Karavuga ati ndaza kuza hari ukuntu nanone abantu bajya bakunda vibe zanjye too, like niyo waba utanshaka ariko you want me to be around you. Oh. Yeah, niko meze. So like karaza turakiringa turanywa n'iki so nijoro turaza ndakabwira ati man you gonna sleep here with me no problem. Kahita karambwira gado ndabona ibintu ushaka. Ntabwo nza kuguha. Ntabwo ntaribi. Urumva ubu ndimo I'm giving you I'm filling you in how crazy she was. Kaya kinari. Urumva? So she comes tujya kuryama dusiga turi babiri and then of course turasasa and then rukuye witara ntangira umukobwa ntangira kuzajyamo nyine ndeke mukorakora. nkamukora nkamufata noneho akazajya ambwira ati akambwira ati do like please no ntabwo nza kuguha. Okay. Ndanga mani umukobwa nimutesha umutwe nk'ikintu cy'amasaha nk'abiri atatu. So yari yambaye from top to bottom ariko yambaye ikariso. Yari yambaye ikariso gutya nyine tu ariko hejuru yari yambaye nyine nk'agatop nyine agatishati. Nyuma y'amasaha abiri arabyuka agenda acanye itara araza ku buriri aricara yicaye gutya ku buriri gutya ahita afata ikariso ayikuraho gutya gakeya nyine akigira gutya ahita acyasamisha ahita ambwira ngaho vayo winjire. Ndakireba n'umuriro. Bakireba nacyo kirakureba. Ndakireba kirandeba. I'm like ain't fucking no way. Ain't no motherfucking way. Ndakireba kirandeba. Ubiri byuye. Ane ndavuga ati mani mvuye mu giti n'umushukwe ntabwo ngiye kukireka. Murarebana ariko amaso ku yandi. Bikamugerageza umukaritasi. Ndamwegera nyine mera nkaho ngiye kumusoma. Umukobwa yanga kumusoma no kanjye sinumva gukunda. Ati ibyo ushaka. Akavuga ati no nta gusoma wowe ibyo washakaga cyari iki fata. None winjire. Ngoro yanga guhaguruka. Yanga guhaguruka ewana. Ndayigerageza wapi yawe guhaguruka. Umukobwa ndamwegera ati koga ndamwitegereza kandi ba mu maso katankura wijisho kameze gutya ngo ndangije mu nyuma mpita mfata amaguru ndayabuma nambwiye ati nabwiye ukibuza kukureba nawe ntibuza kundeba nakibwiye ati ndabyemeye ko nireka tukiryamira. Noneho uwo mukobwa one time we are going back to the story ibyo nari ndimo ndakubwira ati posteri zose wazikora. Uwo mukobwa one time nanone hari igihe twari turimo nyine twari mu gikorwa tu we are starting nyine to tuma turamburasanya n'iki and then it's time to do it. So hari mu mwijima it was in a dark. Bibaho hari amaturu yo muri y'ahantu mubona hari amaturu ya dark ntubizi siko bibaho. Iyi turu yari yo muri dark. And then ngenda gushira nari ngiye gushira rwose byanshira hejuru ariko noneho kubera hari umwijima njya hasi nibaza ko ari hejuru. Noneho njya kumva kankubise urushi nyine hano hejuru ngo wrong home motherfucker.
byari byagiye. You don't see. Okay, nyine waragize biragenda. No, I didn't even ntabwo byagezeyo like maybe ntabwo byagezeyo ntabwo byagiye. Uraza pa ngo wrong home motherfucker karandeba. Uburara bwako karinze kakongera gasubiraho karisetinga. Abagabo shamukunda ibyo biboro. Abakobwa nkawo. Umva rero. So ibyo rero nakubaza ati ituru zose wazikora niyo turu wayikora ya wrong hole. Oya. Rega nawe ibi turu muturu marimo ndabaza nuzizi ko zibaho. Oya shawe ya. Nta nubwo mba numva ngo ndi interested kuzabigerageza cyangwa kubigerageza cyangwa n'indi myaka iri imbere. Ariko uzi ko abakobwa bagenzi bawe babikora. Yeah. Anyway, yeah. Nanjye simbikora. Ntabwo njya njajinga aho umuntu akura ibyishimo. Anyway, I can't even imagine. Ndabizi ko mu ngo abantu kubera ntanjye mvuze gutya ubu biswera byose bigiye kuba. Sorry. Bari baravuga ngo I don't. No, I don't go very wrong hole. I don't even imagine it. I cannot do it. But it was in the dark. Hari ikindi kintu. Harimo abantu bavuga ngo ngiye ngo sinakora sex amatara azimije. Ngo sawa nyine. Sometimes ngewe numva bikenewe gukora sex amatara azimije. Why? Yes, sinzi nyine ba maybe sinkunda ibyo abandi bakunda, but sometimes nkunda kumvisha amaso y'umutima cyangwa amaso y'umubiri kuruta amaso ayangana. Every day ndebesha aya maso. Sibyo. Sometimes ndashaka kumva ukuntu humeka, ndashaka skin by skin, nkumve nyine nkumvisha uruhu rwanjye apana amaso yanjye. Yes, I know what you're saying. But sometimes nutanabona ngenza aho ugomba, aho ugomba kunyura ndahakunyuza. Sibyo? Like urahiza gute? Nyine iyo wrong hole ntabwo ugomba kuyijyamo kuko uri buriyobore. Yes. Yeah, it makes sense. Uyituyobora ball. Erega sometimes hari n'igihe iyo umwijima uhari bibatera confidence kuko amaso yanyu atari kurebana. Umuntu ni byiza kugerageza nyine new things. Muzagerageze no mwijima mwumva. No, ariko umwijima njye nkukoreramo cyane ndawukunda. Ego umwijima ni nyine. Gusa sometimes mba nshaka kukureba nkavuga ati ndashaka kureba ibere ukuntu rimeze. Urirebe naryo rikureba. Ndashaka ndire. Oya se hari ubwo mpfuye muzarebana. Ngo nubwo mpfuye muzarebana n'ukuri kw'Imana. Ukavuga ati niba ngiye kuguha head ndashaka ngo head mvuga ati ewana nagafashe ngashiza ku ruhande ngakire ndimo ndatanga head neza. You know what I mean? Like head. Ntabwo nshaka hari nk'umuntu wa head ugasanga ntabwo yogoshe neza tu. Unubu ukaba urimo uragenda umeze nkaho ujya mu bibara. Namwe ariko ntabwo mwogosha neza. The head y'umuhungu like the thing stands up. No. Sometimes hari igihe ujya munsi ya biriya biti bibi. Ibiti? Hari igihe ujya munsi y'amashami abiri. Godfather ni Asia. Oya, we mukomeze bamubareke. Nawe umuto ni Asia. Abahungu mugira ukuntu mutogosha down there, munsi ya zira staff zanyu. Ariko if I know ni iyo nzi ko hari probability yo kuba nshobora
having a sex muri iyo minsi, I make sure I share very well. No, abahungu ahubwo nabagira inama yo kureka gukoresha jirete cyangwa ibingi byogosha imisatsi nyine. Bagakoresha iki? Zino vet ibingi bimeze nk'amakreme cyangwa amakreme arababaza. Nagababaza. Really? Ya ntagababaza n'ukuri kw'Imana mukayasiga ahantu hose mugasiga ubundi ukagenda muri douche ukoga. Can you send me a cream? Yeah. Your birthday yanjye, so I need a gift. I got you. You can send me a cream? Yeah, sure. Why I'm not? gonna give you my address. Yeah. Cyangwa Cyangwa mukagenda bakaba waxing. Nah. I don't like njyewe nanga pain yariyo yose ntishizemo. No, apana iriya y'aba Mex kama aba Mex kirababaza ariko okay ukakoresha iyi vet cream uyishiraho warangiza iminota nk'icumi cyangwa 8 ukagenda ukoga. Sha uba umeze nk'akabebe. Trust me, when you send it to me, I'm gonna use it, and then when it's done, I will send you the picture. Yeah, you better. Ako Eva. Uzikunari sone. ubu ngubu bagiye gukora cleaning y'amapine. Ya nukuri kw'Imana nk'abanyarwanda ngiye nkunda iyo nsanze nk'umuntu uri kuvuga ibintu. Ariko narangiza azafotora kwereka none uzabona uko yikoze neza. I know, ukuntu kivuze ngo you better. Urumva nk'iyo nsanze umuntu ari live Godfather cyangwa wowe nge ndicara nkiga nakumva ikintu uvuze ntazi ntega amatwi kuko abantu twigira ku bandi ngo bazumve, kandi abahungu bari hano baruzuye n'ibikorwa byinshi biri hano. Noneho ikibazo abahungu mushaka kogosha hano hejuru n'izira